Guys, ngewe naguze imyenda imfana ubusa, sibyo? Ngura ibasi ifite bya bintu byose kandi po azayikenera mu gihe kizaza. Ngura bibero nta nubwo azikenera habe na gato. Azongera kuzikenera agiye kurya. Amasahani, ya masahani abana bariraho nk'uko kabyara. Ayakenera yatangiye kurya. Muranyumvira? Ngaho ngo kugura intebe z'abana, intebe y'umwana ko azayikenera yicaye nk'ubu nayiguze. Hello guys, hello my people. Happy Sunday. Cyangwa se cyo umuntu ari bukubite umuntu navuze ari bukubita abantu ngo nababizuye muri abakisinzi. So nizere ko mumeze neza, natwe turashima Imana mu buryo bwose. Happy Sunday nicyo navuga. Iyo umuntu yabyutse akabona biremeye, donc ukabyuka ukahagarara ukagenda ukavuga byose ujye ushima Imana kuko hari abandi biba byanze no kweguka. So Imana ihabwa icyubahiro ko turi bazima, sibyo? So uyu munsi rero ntabwo mwamenyereye njye nyine, noneho mugiye kujya mwirirwa mumbaza ngo kari hehe ngo weriziruka. Bamwe bati harimo abantu bahita bafata ibintu bakabigeza ku rundi rwego, ati bari bariya amakuru yabo nayo waruzi baratandukanye. You guys mujye muvuga amakuru muzi, sibyo? Impamvu mbivuze nuko nzi ko hari abantu nyine bajya bajudginga before bagakomentinga mbese mbere yuko batekereza. So yuka inyuma ya kamera arabasuhuza. Uyu munsi ikiganiro ni cy'abamama. Akagoroba k'ababyeyi this way. Tujye tugira akagoroba k'ababyeyi, akagoroba k'abamama, tuganire ku bintu bindi bijyanye n'abamama ubwacu. Murabyumva muti? So uyu munsi rero ikintu nifuje kubaganirizaho ni ikintu rusange nanjye cyambayeho cyangwa se n'undi cyamubaho. Ni ibintu bijyanye n'abana, ababebe, babyeyi mukibyara, babyeyi muteganya kubyara vuba, babyeyi mwitegura. Menya ibintu by'ibanze ugomba kwitegurisha niba utari umu content creator, sibyo? Ngo ukeneye ibintu bibi. Ubundi aba content creator hari ibintu tugura bidafite umumaro kugira ngo just donc suko bidafite umumaro mu buryo bundi, ariko ntabwo bifite umumaro wako kanya ku mwana, ahubwo bifite umumaro muri video ugiye gukora. Hari ibintu nyine ukora kubera ko ushaka gukora video isa neza, ntaho byanze. Gusa njye ntabwo ndi muri abo, njye ngura ibyo mbona nkeneye. Ni njyewe ntabwo njya nipasa muremure ngo ndasentere stade amahoro hari hose. Reka mpera mu ntanzi z'urugo, niko bajya bavuga mu Kinyarwanda. Hano hirya no mpera. So ngo hari ibintu abamama tugura kubera ko wabibonanye undi mu mama mushuti wawe kavuga uti ko akana kabaguza akantu keza kameze gutya na gutya, ndumva nanjye nakagurira umwana wanjye. Nta muntu numwe kuri iyi si utifuza ko umwana we ikintu cyose kibaho cyamugeraho. Nta numwe uwo nguwo aza bimbwire, uba wumva akantu kose harake akagomba kubake, sibyo? Ariko nanone hakabamo kwaya, gupfusha ubusa cyangwa se kudasevingira ejo hazaza ngo uvuge ngo se niba umwana akeneye petit bato, reka ni nk'urugero niba ari petit bato, niba ari petit buto, I don't know, icyo nzikora ni hafi aho, ntagire untesha umutwe, ni hafi aho. Ugasanga uguze uturi size zimwe kandi umwana agenda akura uko iminsi iza. So dufate nk'urugero rero rwiza rwihuse, nka baby receiver, sibyo? Baby receiver ni cya kintu bakiramo umwana. Nuvuga ngo ngiye nayikoresheje uriya munsi, nongera kuyikoresha ntashye, ngiye kwinjira mu modoka ntaha, ngeze mu rugo sinongeye kuyikoresha. Nka baby receiver hari izihenze ku rwego udashobora kumva, hari n'izindi nyine ziri muri moyenne. Ukeneye ko umwana ari bufatirwe mu kintu cyiza, ariko nanone reba ikidakabije amafaranga, uvuga uti aho kugira ngo nya spending muri baby receiver, reka nya spending yenda mu kindi kintu kizangirira umumaro, sibyo? Icyo ni kimwe, ni kuko duhereye ahavukiye baby receiver. Ubundi uruhinja rukeneye ibisarubeti, azakenera ibisarubeti, utupeti bato, utugofero, utunuza two mu ntoki, ibigoma, n'ibyo bintu byihutirwa by'ibanze kwa muganga bahita banakubaza. Ariko ntago bazakubaza ngo ese ngo wazanye wenda ngo ibase. No, ibase wenda irakenerwa da kuko baramwoza. Iyo muri hafi gutaha baramwoza.
ntabwo bazakubaza ngo ese ngo wibutse bibero, ntabwo baba expectinga yuko uri bubura amashereka. Yes, ushobora kuyigura just in case, ariko nanone nujya kugura bibero wigurira rimwe nk'umuntu uzi neza ko umwana wawe azakomeza kumwisha iyo bibero. Oya, ni ukuvuga ngo na bibero ziri mu bintu bidakenewe ako kanya. Ibintu nk'urugero Moyize, iyo ni iya gatatu. Moyize sinzi n'impamvu bahise Moyize, ariko ubundi buriya ni iyihe mpamvu? Cyangwa no kubera ko bakurikije ya nkuru yo muri Bibiliya bafashe kakantu bashyizemo Moyize nyine birangira bakise Moyize. Banza ariyo mpamvu, ntabwo mbizi neza ahantu izina ryaturutse. Urugero nka Moyize, abana benshi barazanga iyo umushyizemo neza ushobora kuguhindukana ukagira ngo siwe. Nka Moyize ntabwo ndamenya neza impamvu umuntu ayigura afite na beriso, ntabwo ndabimenya. Ariko ku muntu waguze beriso nayo ugura iringaniye, ntabwo ushobora kugura intoya cyane yayindi ijyamo umwana ukiri uruhinja. Nanone nta nubwo uri bugure yayindi nini cyane ingana n'igitanda cyawe, kuko agera igihe agashaka kurara ku gitanda, none ubwo nabwo ukaba nayo ngayo akaba agiye arira. Tujye turebera imibare mu bihe bizaza. Ikindi kintu sibyo, kuno kuntu tugura imyenda y'abana bagiye kuvuka, wigura imyenda y'umwana uvutse gusa ngo uvuge ngo ntabwo umwana wawe azahera kuva ku munsi umwe kugera ku wenda ku byumweru 3 cyangwa 4. Hoya, ugura uhereye uruhinja newborn, ubundi ugura uhereye ku munsi wa mbere ukageza ku mezi 3 cyangwa 6. Mbese bya bindi kera batwambikaga ibintu bituta ngo uzabikuriramo. Uzijya ibintu byambayeho, njye ibintu byambayeho ni filime, kuko umuntu uba ufite mu nda ntabwo ubuzi ngo ese azavuka ngana gute, ese azakura mu gihe kingana, ese azakura ate mu mikurire yiwe. Njyewe ibintu byambayeho, ubuhamya bwanjye ni burebure. Njye naguze imyenda utwenda duto tw'abana twamwanze mu cyumweru cya mbere. Ubundi yambaye yatangiye kwambara imyenda yari buzambare mu mezi 6 agifite ibyumweru 6. Urumva icyo gihe niba wibanze mu kugura uduto gusa tujya kungana gutyo, hari ukuntu ujya nko muri shop ugasanga baguhereye nk'utwenda ariko ubwo ndavuga sinzi niba hano bihari, ariko hari ukuntu ujya kugura imyenda ugasanga baguhereye nka duzeni y'utwenda tungana ku mafaranga make, ugahita uvuga ati you know what, siko akaduzeni nkaguze byanyorohera. Ariko iyo duzeni azayambara umunsi umwe uyibike. Mu by'ukuri ni na byiza kuda favorite, mbese buze ukuntu mbivuga neza mu Kinyarwanda, kutita ku ibara ry'umwana uzavuka, ukavuga ngo wenda hazavuka umukobwa twamenyereye ko ari pink cyangwa purple somehow, nyine ibintu nk'ibyo, cyangwa ku muhungu bikaba white cyangwa blue, cyangwa nta nubwo biba ari white, ni blue, just pink and blue, reka tubare ko tubifata, ni nacyo kimenyetso kibiranga. Nujya kugura imyenda ya pink gusa ngo nuko wabyaye umukobwa, uzashiduka indi mikeya ya mwanza akivuka, na murumuna we uzavuka avutse ari umuhungu ntiyayambara. Ngewe ikintu nabagiraho inama, mugure amabara ari netre menshi kuruta ahwanye n'amabara wenda y'igitsina runaka. Kuko nk'urugero nkanjye ibintu byinshi byari pink, byari pink, ariko byinshi byari amagift, kuko nkanjye ibyo niguriye wenda ni netre, ni utubara turi netre tudafite ahandi hantu bihuriye nyine na sex y'umwana runaka. So aho ngaho uzasevinga iyo myenda waguze iri mito cyane, uzayisevingira petit frere cyangwa se petite frere, naho wamenye. Urumva? Hanyuma kandi mbese ntiduhendwe n'ibintu byako kanya, kandi wenda hari igihe byari kuzakomeza runaka. Nka pink, hari n'igihe utegereza undi mukobwa ukamubura, ugasanga amafaranga yawe spendinze icyo gihe ntagarutse. Yes, ni byiza ko tugurira abana bacu ibyo bakeneye, ariko nanone ntitwaye muri bimwe, kandi hari ibindi azakenera mu gihe kizaza, sibyo? Hanyuma ikindi, kugurira umwana inkweto. Ngiye byari bigiye kumbaho, ariko
umutima urambwira ati ariko ubundi uragura inkweto z'uruhinja ngo azazambare cyane. Njyewe ari ukuntu wigira muri shop y'abana cyangwa se mu tuntu tw'abana yewe ukanezerwa. Njye na kera ntaranabyara ntaratekereza no gushaka, najyaga njya muri shop z'ababebe nkareba utwenda mana nkabona turashimishije, ngavuga ko nkigure nkibike, nkigure nzagiye umuntu wabyaye, nkigure nyine nkumva ndatempted yo kubigura. Mu by'ukuri pe turashimishije. Njye niyo ngiye muri shop ndagenda nkararama nkavuga se ndahera ndajya ndajya, sibyo pe turashimishije ku buryo ushobora kugura utanatekereje. So inkweto z'uruhinja azazambara agize ku ifoto wenda da amezi 5, 6 ku ifoto, sibyo. Ariko nanone mu buzima busanzwe buri realite tubamo, mbese ubuzima busanzwe, inkweto azazambara hakize umwaka n'utundi tuntu atangiye kugenda, sibyo. Ndumva ariho abana batangira kugenda. None se ubwo amafaranga waguze inkweto, kandi hari umuntu uhita uvuga uti niba nguze nta nubwo bagura umuguru umwe, akahita agenda agahita agura nka etajeri y'inkweto z'uruhinja. Wow ugasanga ayo mafaranga agiye arira, mu by'ukuri pe agiye arira bimwe bikomeye. Ikindi kintu, hari abantu bajya kugura pampa nanone, pampers cyangwa se diaper, urumva akagura size, ibyo ni ibyambayeho njyewe, akagura size zingana n'uruhinja nyine umwana wavutse. Mama yake na mama njyewe wanjye yiyongeraga ibiro umunsi ku wundi, wamukubita muri ya diaper wamwambikaga mu gihe gishize, mu minsi ishize ugasanga ntabwo iri kumukwira. Izo ntizigiye ukahita ugenda ukagura izindi. Ntabwo ari uburyo bwo kwiyima, ariko nanone ntidupfusha ubusa, sibyo. Hari ibintu nyine dupfushamo ubusa bitari ngombwa. Ni ukuvuga ngo gura coding mbese y'ukuntu uri kubona umwana wawe ari kungana. Ntugure buri munsi ariko uvuga uti wenda niba mu mezi 2 yariyongereye bingana gutyo, noneho ninjya kugura ubuze ubwenge nsigaye mfite, ubu nanjye ngiye kugura nazamugurira imyaka 7 subiye kugura. Ubu ndukugura nkageza ku myaka 7 kubera yuko muri 5 azayambara ayikuriremo nukumugura nkweto zigenda zishabuka, ukamugura uti uzazikuriremo. Urumva guys, hari ibintu nyine du spending amo pe bitari ngombwa rwose. Hari n'ibindi bintu nabonye, nk'urugero abantu bakoresha monitor, ntago mbizi niba hano wenda monitor zari zaba common cyane, ariko ugasanga monitor yaguze irarusha agaciro ibintu byose tunze mu nzu, kubera ko nyine washakaga cya kintu cyemeza abapipo cyemeza abantu. Kandi si ngombwa. Niba ushaka monitor ni nk'urugero, hari izihendutse rwose za 50,000, 40,000, ifite agakamera gato kari aho ngaho kakwereka ko umwana just ameze neza, that's it. Si ibyo kuki dushaka binuye, ariko niba uyafite sava rwose nta mpamvu. Ariko hari n'undi ubikora kubera ko azi ko agomba ngombe nkore nka kanaka, ngombe mbeho nka kanaka. Ntago kubaho kundi biravunanye, ntago byoroshye, biravunanye. So wowe ahubwo reba bije ufite, uvuga uti mu mafaranga yanjye nateganyije yo guhahira umwana, eske ninjya kugura ibintu azambara kugeza ku myaka 5 ni nk'urugero cyangwa 10, hari ababikora. Eske iki kintu kirakenewe? Iki kintu kirihutirwa, kiri mu bintu byihutirwa? Nubona atari ngombwa, bana kiveho ko wamugana abagande, biveho wigende wigurira utuntu turi simple duke twiza. Nihashira amezi 3 wongera ugura ibindi, kubera ko mu mezi 3 umwana aba yahindutse completely, ntago ari wa wundi ubu gifite. Nk'ubu nkanya rwose imyenda yitwa ngo yari buzambare mu mezi 6, ayambara muri 2-3, ubundi tayari. Ubundi tayari yo kuzajya kumugurira ibizibaho, babyita ibizibaho, ubundi niba ari mu cye kirime simbizi, ngumugura za rumbia. Ikindi kintu ukajya kugurira umwana w'umukobwa ni nk'urugero nk'udukanzu, tujipo, duki, kuko njyewe nanjye twarankururaga ahantu tubonaga leta mbona twija nkavuga ati tutuntu ndatutwara, utu tuntu n'utwo kutwara. Kandi mu by'ukuri azambara ijipo ryari, nk'uwanjye nk'akajipo nateganyaga ko icyo gihe yakwambara, ubu ntiyakambara, uretse ko wenda azajya yambara mini yego. Ariko mu by'ukuri
ariko mu by'ukuri ntabwo tumukwira, twahise tumwanga, dore amabuno arageriya, ubwo si ubwo kugumana yanjye. Nuvuga ngo tugure ibintu bijyanye n'ako kanya bingana n'ukuntu angana, tuzongere dushopinge nyuma kuko umwana arakura. Ikindi kintu, ibase. Njye naje kubireba nsanga ibase, ugiye kugura ibase uguranye na bya bindi byose biri mbese iri kumwe n'indobo, iri kumwe na po, iri kumwe na puberi, urumva, igitonga cyangwa se igitunga, sinzi neza, urumva nyine twa tuntu twose tw'uducogocogo, ngo akajage, niba kari akajage bagakoresha iki, I don't know, sinzi ngo ibiki byuzuriranye. Ntabwo ari necessaire kugura iyo basi ifite ibyo bintu byose kuko umwana ntabwo abikeneye nonaha. Ibase n'indobo n'ubundi waguze amabase y'umwana y'ibara rimwe runaka, cyangwa se yo kwinikamo imyenda y'umwana, nibyo mvuga, cyangwa se kumesera imyenda y'umwana, ndumva nta birenze. Navuze ntikeretse ubaye ari content creator uvuga uti iki kintu sinana nubwo nagihenzweho, wenda hari ubwo bangabanyije se. Sometimes nimukishinga ubuzima bw'aba content creator, kubera ko hari ahantu hajya bakavuga bati kubera ko ari wowe ibase wenda ndayiguheraya unanjye unyamamarize. Ntago yabiguze nkuko wowe wagiye ku isoko ngo ugure, nanjye wenda umvugemo, cyangwa se bigende gutya. Cyangwa se uguze ikintu kiza ahantu, uraje uravuze ati ngiye ibintu byanjye nabiguza. Nyirabyo arabibonye, aravuze ati uyu muntu yamvugiye iduka se, cyangwa yamvugiye ahantu yaguze ibintu by'umwana, nanjye nagaruka nzamwongeza iki cyangwa se nzamuha iki. Mwikwishinga abana abantu bagezeyo. Hari abantu bafata urugero kuri wenda kapo zimwe zo muri Kenya, they were Jesus, avuye kubyara bamukubise Range Rover cyangwa bamukubise imodoka runaka, nawe uraje uti nimbyara ntuyigura ufite ibibazo. Ubwo si ibibazo byanyu birangana, mwuka byara ntago bingana, nta bihuriye. Yagiye gukora igihe bakoreye, we ntago uzaho wari uri. Nitwishinga ingendo z'abandi zivunanye kurusha, mbese wagira ngo ubuhubutse nko mu kirere ukikubita hasi. Ba wowe ibyo ufite uba ari ibyo managinga, noneho ahubwo uko iminsi igenda ishira ugenda ubushobozi bushobora kwiyongera, ukaba wagura nyine iyo base imeze gutyo, ukavuga uti you know what, nanjye ndumva nshaka kano kantu kameze neza. Ariko uyigashaka ngo mve ko kagomba guhita kaba ako kanya, kandi mu by'ukuri ubundi ikintu nanabonye cyo bajya bavuga ngo ku mwana wa mbere inshuro nyinshi nta nubwo ibintu byose akeneye abibona, ahubwo wenda umwana ukurikiyeho sometimes arabibona. So iyo po yajemo, ntabwo umwana akeneye po ku kwezi kumwe, azakenera po mu mezi 6 yatangiye kwicara, mu mezi 6 7 gutyo, aho ngaho niwe azakenera iyo po. Ikindi kintu, ibikinisho. Buriya turagenda tukarundarunda ibikinisho, ukumva nyine ikintu cyose kijyanye n'umwana uragomba kukigura, ariko buriya bigira etape. Nuvuga ngo umwana iyo atangiye kureba hari ikikinisho uri bugure, umwana yarenze kureba hari yatangiye utundi tuntu, yatangiye kuryama hasi akareba utuntu imbere ye, ukeneye utundi tuntu. Ntago ibikinisho wamuguriye akiri uruhinja ari byo azakomeza icyo gihe. Wirundarunda ngo uzane na robo n'ibiki byose, mbese bya bintu byose ushaka kuvuga ati mwana wanjye nawe ubona arahita arishima. Ugura ukurikije imyaka ye, amezi ye, aho ageze niho ugurira. So twikwaya mu bintu nyine bidafite gahunda, twigurira ibikenewe, sibyo? Ni inama nabahaga nkanjye, kuko ngiye ibyo byinshi byagiye bimbaho ku myenda, mbese nagiye nitapa ndumirwa, ndavuga nti ibi bintu kamisanyiza ababyeyi benda kugerayo, benda kujyayo. So tuvuze gutyo, ahantu ngurira imyenda mu mujyi y'abana muri Besties Baby Store, bagira ashaka kuragira utuntu twiza mugereyo, twiza pe. Akorera downtown imbere ya Kifarma. So umuntu uzashaka utuntu twiza tugezweho rwose munyarukireyo. Hanyuma abantu banje mwikenereye amavuta ya naturelle, uyu munsi umwanyandikira kuri Instagram, mwashira kuri TikTok, mbese abantu bakomeza babimbaza, noneho abashaka kugura bambwire mbaheri ku kiranguzo, kubera ko hari abarekramye ngo bagiye mu supermarket ngo barabahenda, kandi narababwiye ngo tugira store. Ubwo rero umucuruzi waranguye kuri store nyine wabikuye kuri store azagenda bikire ku giciro akurikije uko yishyura inzu, mbese namwe murabyumva ko igiciro kitazasa nk'icyo umuntu uranguza. So niba rero mukeneye amavuta, contact me,
you know where mbese you find me mama. Murahaza ahantu mugomba kunkura kuri Instagram, TikTok na namba nshobora kuyishyiraho, ariko niba ntanze namba my friends rasta ku ntego, mbwira ikintu kikugenza kiba ari business, ni kiba ari kuza kumbwira ngo urumva ngo ndagukunda ngo nagusuhuzaga, ntago ari bibi, ariko mu by'ukuri dufokasinge ku kiri kutugenza, sibyo? So nizere ko nyine iyi video aba mama le mama muri buyikunde, uretse ko n'abapapa bayikunda kuko ngabanyije ibiciro, I mean ngabanyije budget y'umupapa wari buzahahe cyaki ibintu byose, ba papa namwe muyirebe mujye muvuga muti tugura ibikenewe, sibyo? Rero mukomeze kugira umunsi mwiza, muhahe muronke, Imana ikomeze kubarinda, nawe ubutaha muri indi video, bye.